Bahaye ikaze kuri Sangwa TV show. Iyi ni podcast yacu, murabona ko twahinduye ibintu, ubu turi gukora cyangwa se twatangiye podcast aho nubundi bitagiye kure tuzadutumira abantu muri rusange bafite ikintu bakora muri Leta z'Ubumwe za Amerika, i Burayi ndetse no mu Rwanda. Buriya ntago tuhahejwe, sibyo? Cyane rwose. Niba rero tutahejwe no kuvuga ngo tunakira abatumirwa hano, niba uri muri Amerika ukumva hari ikintu, service, produit cyangwa akazi ufitiye abantu bavuga ikinyarwanda cyangwa se n'izindi komite zose, kuri Sangwa TV show urisanga nk'uko izina ribivuga. Hagati aho ariko kandi nyine tukanavuga tuti niyo mpamvu twanayise podcast yacu Amerika Nanjye. Amerika Nanjye kubera iki? Ushobora kubabwira Amerika Nanjye kubera iki? Twavuga se Amerika Nanjye muri make ni Amerika Nanjye, Amerika nawe, Amerika natwe cyane. Amerika Nanjye ni ikiganiro muri rusange gishaka kuvuga ko no muri twe tubavugisha duherereye muri Leta zunze ubumwe za Amerika. Je nitwa Cheu, hanyuma ndi kumwe na DJ Cyusa. Basanzwe bakoze cyane. DJ Cyusa musanzwe bumuzi nk'umuntu ubafasha muri service y'ubu DJ. Umuntu ushaka ikirori cye kiryoha ni kwa DJ Cyusa. Ariko ubundi abakiriya bawe kumaze gukora ubushakashatsi ubundi bavahe? Abakiriya banjye nani hano muri Amerika. Nani hano muri Amerika. Nta muntu uraguhamagara mu Rwanda ngo ujye kumuha ibyishimo biturutse muri Amerika? Barampamagaye benshi barampamagaye, abandi barananyandikira biturutse ku mushuti wanjye Emi nyawe. Tunamusuhuze cyane. Tumusuhuze cyane, no umupapa w'inshuti yanjye yagaye amfasha nanjye akanyamamaza akanyamamaza. Ubwo rero abantu bamenya muri ubwo buryo bo mu Rwanda, nko ku Isibo akenshi yaramvugaga mu biganiro bye. Rero abantu bafatira nimero zanjye aho ngaho bakajya bampamagara, bamwe nkababwira ko ntaba mu Rwanda, benshi bari bazi yuko mba mu Rwanda buri muri Amerika Nanjye nyine saa tunabaciramo mu makuru ari kuzenguruka ku isi, by'umwihariko no kuvuga iwacu, haba hakurya hariya mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no mu Rwanda. Mu kanya narimo kuganiriza ko Minisitiri w'Abanyamahanga w'u Rwanda harimo yamagana Kongo iri kwamaza amategeko 10 y'Abahutu. Baramubwira ko amategeko 10 y'Abahutu nayuze. Nge ntayo nzi, nibwo bwa mbere mbyumvise. Hari umuntu ushaka kwibaza ngo hari amategeko 10 y'Abatutsi. Reka da, nayahari. Amategeko 10 y'Abahutu afite inkomoko mu ntambara y'1990 kugeza 94, ubwo FPR yashozaga intambara yo kubohora igihugu. Hanyuma muri iyo ntambara leta yari ihari akaba ari izana, kubera ko yari leta igizwe hafi na 45% kuri statistics z'icyo gihe zo mu 1990. So havamo abaheza nguni bakajya babwira Abahutu ko Abatutsi atari abantu beza. Ayo hatukomoka amategeko 10 y'Abahutu. Amategeko 10 y'Abahutu rero Minisitiri Nduhungirehe yamagana yivuye inyuma, nirevuga ngo Abatutsikazi ntago bagomba gushakwa kubera ko atari abana beza. Akaba ari nabyo umuvugizi wa Kongo w'igisirikari witwa Sylvain Ekenge, ngira ngo niba nibeshye, yabwira kuri televiziyo ya Kongo, televiziyo nationale, rwose gushaka umututsikazi ni bibi cyane, ntago ari byiza. Ibi rero bita hate speech cyangwa se ibintu by'urwango, kubiba imvugo z'urwango. Ngumva rero byo binakwiriye ku buryo na Minisitiri w'Abanyamahanga w'Ububiligi yavuze ati reka ibyo bintu ntibikwiriye, mwakoze n'amahano. kandi ubundi Ububiligi busanzwe ngo buzwi ko buri inyuma kubera impamvu ya Kongo. So ku buryo no babireba baravuga ati aho mwarengereye rwose ntabwo ari byo. Sayo nta makuru ari kuvuga cyane, byakangaranyije rero ibihugu byinshi bikaba byakundanye Kongo. Ariko wenda ku ruhande rumwe abadukurikiranye babyumva wenda ntibanyumve nabi, ariko njya mbona abategetsi ba Kongo rimwe na rimwe baravangiwe. Gute rero? Impamvu kuvuga kuvangirwa, uzarebe baraba badafite igisirikare gihamye. Usanga umusirikare wabo ari kurwana ahetse n'ibangi mu mugongo. Uribuka abo baherutse gufata bakabohereza mu Rwanda, bamwe bagaca mu Rwanda basubira iwabo
b'abacanshuro ribuka ko hari n'abasirikare ba Kongo bafashe bamwe abandi bakidipotinga mu Rwanda. Hari abo bagiye basaka mu bikapu byabo bakabasangana urumogi bakababaza ngo ibi ni ibiki, ngo iyi ni bangi. Hari ikintu dushobora kumvika naho, hari ikintu twakumvika naho, byo igisirikare cya Kongo rwose mu myaka myinshi cyarapfuye cyararangiye, na perezida wacyo aherutse kuvuga ati no mu myaka myinshi ni imyaka yose bari na perezida wabo yarabivuze ko ari amabandi yigena. None se umusirikare wa Kongo ariko ngo ubu yarayavuguruye ngo ntagakira amabandi. Reka tuzabibona umusirikare wa Kongo ni wa musirikare wumva isasu hakurya yabona inkoko agata imbunda akirukankana inkoko. Hari abantu tujya ducokinga babwira ati nanjye umunsi umwe nzafata Kalashnikov njye Kongo ndase hejuru mitavuga agace nagafashe. Nibyo ngibyo ariko bibera muri Kongo byo nagahumamunwa, aho ubona abantu bagira. Njye sinarinzi ko umuntu ashobora gufata umuntu akamwotsa akamurya nk'uri kurya nk'uwokeje ihene akayirya. Nabonye video ejo bundi umwana w'umusore afashe akaboko k'umuntu ari kurya yaryohewe. Ibyo bintu ndibaza umuntu arashobora kujya hariya akarya umuntu gutya ukajyaho ugaragaza ko uryohewe uri kurya umuntu. Njye n'ubu ntabwo ndabyemera ko ibyo bintu biba ari byo, uko birenze imitekerereze y'umuntu gufata umuntu mugenzi ukamurya. Njye niho njya mvuga rero, iyo byamaze kugera kuri urwo rwego burya ntabwo uba ukiri umuntu, ubwo uba wamaze kuba inyamaswa. Ni ukuvuga ngo umuntu, sinzi ko umuntu ashobora gufata undi muntu ngo amurye. Rero iyo wamaze kurya undi, iyo wagiye ku rwego rwo kurya umuntu, aho ngaho utabuze ibyo kurya, utabuze ibiryo, warangiza ukagera aho urya umuntu, aho ngaho ntabwo uba ukiri umuntu, buryo wabaye inyamaswa pe. Hari ikintu kimwe nzi, iyo ibihugu bibiri bifitanye ikibazo, ikintu cya mbere kibanza gupfa kuhapfira ni ukuri. Buriya amakuru ava mu ntambara ntushobora na rimwe kumenya ukuri n'ikitari ukuri. Kajoriti wa mbere ubundi mu ntambara mbere yuko aba bantu nta kuri kuba guhari. Ikindi umuntu yavuga agiye ku ruhande rwa gihumagaze ku byo bita humanitarian ground, ni ukuvuga ngo ikibabaje muri byose ni abantu baba bari gupfa, abaturage abasivili bari gupfira ubusa, bari amamiliyoni n'amamiliyoni. Abasirikari bo burya uruhande rwari rwose rwa Rwanda baba barabyiyemeje kurinda no gusigasira ubusugire bw'ibihugu byabo. Ariko abasivili, abantu bari deplace, aho rwose bari akaga cyane. Urumva ngewe mpereye nk'igihe navutse ari igihugu cyacu kidafite umutekano, ari mu ntambara. Na n'iyi saha turabizi ko Kongo sinzi Kongo ko njya nibaza ko izigira n'umutekano na rimwe. Twari tubiciyemo, hari n'amakuru urumva mu minsi ishize mperutse kumva ngo hari ubwato bwarashwe mu kiyaga cya Tanganyika. Kongo irasa ubwo bwato, kandi ubwo bwato bikavuga ko bwari ubwa M23. Amato abiri nabo bagahanura indege, numva amakuru bafite nabo bagahanura indege. Bamwe nkumva ngo iyo ndege ntabwo igeze hanuka, bari nabo ngo bwato ntabwo bwize buraswa. N'ubwo ngo biragoye kuverifiya ibintu utari kuri tele ku bantu batwumva, ariko mu by'ukuri igihari utumvise impande zombi zibivugaho. Exactement. Ariko mu by'ukuri igihari, nyuma y'uko Amerika ihagaze hagati y'abarwana igasinya amasezerano, hari ikintu gisa nkaho gitutumba cyahindutse. Sinzi uko Amerika iri kwifata, ariko abasenga, dore ko community zacu zaba iz'abanyarwanda ndetse n'iz'abakongo banavuga ikinyarwanda, ni abantu basenga, kandi icyo kintu ni ikintu cyo kubahira no gusengera kariya karere. Umuntu agasenga Imana kugira ngo umutekano n'amahoro aze, abantu basubire mu byabo cyane. So nayo makuru amenshi ari kuvuga mu karere. Ariko mbere y'uko nsoza no mu Rwanda, tukiri mu Rwanda, hari ikibazo ntabwo wabyita ikibazo, ahubwo showbiz isa nk'iyimutse none hijya mu guhangana ariko kugamije inyungu. Bruce Melody kuri uyu munsi ari kurekarama ngo ni 001 001 zicyo bivuga ndakikubiza. Ntabwo mbizi. Ni kode zikoreshwa mu gisirikare, ni kwa 001 bari umusirikare wa mbere ukomeye. Ugiye nko mu Rwanda 001 ni nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ugiye muri Uganda ni Yoweri Kaguta Museveni, ni 001. So Bruce Melody arimo ararekarama kode ya gisirikare
yuko ari we muhanzi wa mbere, ariko ubwo nawe yazizanye mu bahanzi ngo niwe muhanzi wa mbere, abandi bose bakikurikira. Ibintu batumvikanaho na The Ben uvuga ko Bruce Melody ari kinyusi muri video yasohotse yitwa ngo Indabo zanjye, avuga ko Bruce Melody ni inkweto yambara nta kigenda, n'ibindi byinshi. So ni ibintu byashyuhije abantu imitwe. Wowe ubyumva gute hagati ya Bruce Melody na The Ben? Wumva umuhanzi ugendeye ku byakozwe, umuhanzi muzima arinde? Njyewe rero kuri bose ni abanyarwanda. Ndavuga ngo ni team B harya na team B, team Bruce Melody na team The Ben na team Ben. Rero njyewe bose ni abanyarwanda, bose ni abanyarwanda, bavuga ururimi rumwe, n'abenegihugu bararushanwa. Ariko sinumva ko mu bintu yo muri mu muziki hariya yo muri showbiz biragoye ko nako si byiza ko mwazana ihangana muri showbiz, ahubwo byaba byiza ko mwakorera hamwe. Njya mbona mu bindi bihugu barashyigikirana cyane, ugasanga wenda tuvuge nk'umuhanzi niba ari umuhanzi ukomeye muri icyo gihugu, abene gihugu baramusapotinga ku rwego rushoboka rwose, imbaraga zabo bakazitakaza ku muhanzi wabo kuruta uko bajya kuzitakaza ku wundi muhanzi w'ahandi. Noneho ugasanga ntibivuze ko no muri ibyo bihugu usanga harimo abahanzi bamwe na bamwe batumvikana, ariko tukiri aho ngaho sinumva ko wenda ari uguhangana kweruye, mvuga ko ugamije ikibi kuri ubu. Wenda mbere ntago bumvikanaga, tuvugisha kuri mbere ntago bumvikanaga, ni competition muri business. Ariko ubu ngubu ni ihangana rifitiye inyungu Bruce Melody, ni ihangana rifitiye inyungu The Ben. Kuri ubu mbese ni ihangana rigamije inyungu, ntago ari ihangana rya business, kumva business competition. Ubu ngubu biriya yabaye byabagaho ubwo buri gihe no ku bahanzi bose, ataruvuga ngo ni ibigamije urwango. Abantu bagomba kuva muri gihe muri politiki, ibintu byose bigomba kuba politiki. Niba ari ihangana rya business ubwo, kuko naha muri Amerika urabizi ko haba East na West Coast bahanganye mu bintu bya hip hop, ni kandi ugasanga birongera abantu n'abafana bakiyongera n'abakiriya bakiyongera, byandi bivuga bya business ikaba byakwiyongera bigashisha abantu imitwe. Ikibazo ni uwashyira umutwe azi koko The Ben na Bruce Melody bahanganye mu buryo bwa nyabwo bwo kwangana. Reka uwo aba yakishe kare. Aribyo nari mvuze nyine mbere, wenda byari urwango, tubivugishije ukuri, imbere byari urwango, ariko ubu ngubu baragize aho baherukiye kuri hari ikiganiro ngira ngo bakoze, batumiye n'abanyamakuru, niba ubyibuka ubushize, bari guteguza abafana babo igitaramo kizahuza The Ben na Bruce Melody. warebye ko hari umunyamakuru umwe wasabye ko bashobora guhoberana, bararebana. Bruce Melody aravuga ati twabikora nta kibazo, Ben ati twabikora, baragira ute barasuhuzanya. Biriya bintu imyaka yari imaze ntawe ushobora guha umukono undi, urumva ko icyo gihe byari urwango, zari inzangano. Sintekereza ko bavuganaga neza, sintekereza ko bari babanye neza, ko yaba yari ukuvuga ngo bari babanye neza, ibi ngibi bari gukora ubu ngubu tuba twarabibonye na mbere hose. Ariko aho bigeze ubu ngubu niho navuze rero ko noneho showbiz ubu ngubu ni business, noneho ntabwo ari ihangana rigamije ikibi, ni ihangana rigamije icyiza, rifite inyungu The Ben rikagira n'inyungu. Dore ko bazakora n'igitaramo minsi iri imbere, so ubwo no kubakurikira. Ukomeje gukurikira Amerika nanjye kuri podcast, ndi kumwe na DJ Cyusa, tuzajya dukorana iki kiganiro, ndetse nkaba nakubwira ko niba uri umuntu wumva ufite serivisi cyangwa produit igenewe abanyarwanda, ushaka wifuza abakiriya cyangwa se kuganiriza no kugeza ibyo ukora ku badukurikira, rwose ni karibu kuri Sangwa TV Show. Nimero ushobora guhamagara cyangwa se ukandika muri comment nimero zawe, tukazagutumira muri rusange. DJ Cyusa, karame, reka hari nigeze gutumira mbere, ariko reka twongere tuganire. Ubundi
wavuga ko serivisi z'ubudiji cyangwa gufasha abantu kugira ibirori byiza bisaba ibintu byinshi yego, ariko nta nubwo ari ibintu bya buri wese. Ni nk'icyo umuntu yakwiga kugira ngo azabe umudiji mwiza, dore ko duherutse no kubona umudiji wagonze umupolisi mu minsi ishize mu Rwanda. Kuri wowe nk'umuntu ashaka kuba umudije wamworiyanta gute? Wamubwira gute ngo umwuga w'ubudije usaba iki? Nk'uko wari ubivuze, dukomeza kwihanganisha umuryango w'uwo mupolisi. Biragoye nyine kubona ubura umuntu wawe. Akazi k'ubudije rero, akazi k'ubudije ukeneye kuba umudije, ntago navuga ngo ni ibintu bigoye cyangwa se bikomeye, ariko kandi si ibintu byoroshye. Mbere na mbere nkunda kubwira abantu hari abantu benshi bagiye bashaka ngo mbigishe akazi ka DJ, ngo bakeneye kubyiga. Nta muntu ndishyuza amafaranga mu bantu bakeneye kubyiga. Nuko ari umwanya waburaga, nabo wenda rimwe na rimwe bakabura umwanya, ariko hariho abo nagerageje kwigisha bagera nko muri 2. Harimo mubyara wanjye uradukorana. Naramwigishije ubu ngubu yagenda akajya kudija mu makwe nta kibazo kibayeho. Ngira ngo ujya mubona ahantu hose nagiye tuba turi kumwe. Hari n'abandi ariko ikintu cya mbere njya mbwira abantu bakeneye kwiga DJ, ikintu cya mbere bisaba kuba ubikunda. Iyo ubikunda kubyiga biroroha cyane, ariko utabikunda ni kimwe n'akazi ka photography nkora. Ntago nakubwira ngo nkwigishe photography udasanzwe udakunda ibintu byo gufotora. Ntago wazapfa kubimenya pe. uri kujya gukora ibintu bitari ibyawe. Nta nubwo ari nabyo warumbaje nyine by'ubu DJ. Ntago navuga ngo ngiye kwigisha DJ kandi wenda urugero wikundira, urugero gucuruza. Urumva ntibizahura. Ni hano uzabyiga wagera hagati ugacika intege ukavuga ati ibi bintu wapi, cyangwa se waba ufite ibikoresho byawe wabiterura 1 2 3 kuko biravuna, biraremera. Wabiterura 1 2 3 ukumva ucitse intege ukavuga ati ibi bintu wapi si ibyanjye. Rero bisaba kuba ubikunda no kwihangana, kuko nk'aba DJ bamwe na bamwe, hari aba DJ bamwe na bamwe kenshi bibasaba kurara amajoro. Urumva ni ukwihangana ukarara ayo majoro, kujya mu mastate ya kure, umunaniro, rimwe na rimwe uri wenyine. Twarigera rimwe na rimwe kazeni abadahari bikansaba gukora urugendo rw'amasaha arenga n'10 drivinze ndi njyenyine. Icyo gihe rero urumva mu modoka uva muri state winjira mu yindi, mva muri state njya mu yindi, ukabarenga state 2-3. kubera kitafata indege se? Indege wayifata, ariko ibikoresho tuba dufite ni byinshi kubijyana ku kibuga cy'indege byo byonyine, kiretse uri bwinjiza imodoka hari ku kibuga ukagenda ugaparika ku muryango w'indege, urumva ntibishoboka. No kugira n'ahantu ugiye gukorera amafaranga baba bari kwishyure, ntago wakuramo yo gutegera ibikoresho hanyuma ngo uzabone n'amafaranga bakwishyura. Nicyo kintu kigorana rero. Hari ababikora akava nk'ahana akajya Texas, ariko yagera agakodesha ibyuma. Ikibazo mfite ndi kuvuga ku gufata indege, amafaranga muri Amerika abakiriya banyu bishura, shaka ukavaringa gufata indege, ashaka gutunga umuntu muri rusange. Amafaranga yagutunga nuko gufata indege wayifata, ariko ufashe indege ari bukwishyure ugafata indege ugategera n'ibikoresho n'iki, ntago byavamo, kuko aba ari ibikoresho binini kandi biremereye pe, biremereye. Ushobora gusanga amafaranga wategera ibikoresho yahwana n'amafaranga akagombye kukwishyura, kuko aba ari byinshi. nkanjye ngira speakers 8, nkagira izindi za base, zira base ubwo tuzishyizeho nazo tukazibara twabara ko ari 10. Urumva speakers 10 ugashyiraho turntable ira yaba DJ ba scratchingiraho nini, nkagira microphone 8, nkagira ubwo byose bigiye biba muri box. Ubwo nkagira imigozi
n'utundi ugasanga uragize ufite nka box zindi zigera nko muri 5-6 wakubitiraho nayo ma speakers nayo abari muri baga zazo nibiki ngira ngo urabizi nk'imodoka mfite iyo birimo iba yuzuye nta n'ahandi wabona ushyira ikindi kintu kandi ari pick up truck. Biragoye rero kuba wafata urugendo rw'indege ngo upakiremo n'ibikoresho byawe nk'uko nari nkubwiye. Hari ababikora bakagira iyo bagira bakarentinga, ariko hari igihe wizera ko iyo uri bugere uri burentinge ugasanga hari bimwe na bimwe ubuze. Muri kwa kubura rero niho uzakorera umukiriya wawe akazi ntikagende nk'uko wabishakaga, bagatangira kwinubira ibiki n'ibiki. Rero niyo mpamvu ngiye akenshi ntajya mu masiteti ya kure cyane binsaba gutega indege. Ubwo ngiye amasiteti hejuru y'amasaha 10 ntago nkijyayo kuko nabonye mvunika. Nabikoraga mbere ntaragira urugo ntaragira umuryango, ariko ubu ngubu aho nagira umuryango byibuze guhera ku masaha 10 kumanura ndaya driving aho nta kibazo. Ndagenda ngakoraho kuko mba ndi butwara imodoka yanjye ntiriwe mvuga ngo biransaba gutega indege. Okay, birumvikana cyane. Uyu ni DJ Cyusa usanzwe nyine yabafasha cyangwa se yatanga serivisi z'ubu DJ Cyusa, ariko hari n'ibindi bintu gikora usibye n'ibyo. Nigeze kubona rimwe abantu imodoka bakwamiyeho bafungiye muri funguzo uhita bafasha mu masegonda kukurukura mu bundi bintu bya tekinike ubikurahe ko mbona uzi ibintu byinshi cyane. Urakoze cyane. Navuye mu Rwanda narize mekanike n'amashanyarazi. Byari n'ibintu nkunda ntari najya no kubyiga, byari ibintu nkunda cyane pe. Agerageza no kwakunda umuntu avuka n'impano runaka, none wajya no kwishuriho gato ukagira nosiyo ukurayo bikunganirana na bwa bumenyi wavukanye cyangwa se ufite. Ngeze inaha nagiye nsanga abantu b'iwacu community nyarwanda ihura n'icyo kibazo cy'uko ugasanga nk'umuntu afite urufunguzo rumwe rw'imodoka yakinga imodoka ikirokinga urufunguzo rurimo. Icyo gihe rero iyo hagize cyangwa se akanaruta yarutayeho, ntago narucura, ntago nzi gucura imfunguzo z'imodoka, ariko byibuze yarukingiranye. Hari umumama umwe wigeze gukingirana umwana mu modoka. Atuye hano dutuye muri iyi leta ya Michigan. Akingirana urufunguzo mu modoka, yaragutwara ibintu mu nzu, agarutse asanga umwana ararokinze arimo imbere. Baramubwira nakingura, umwana ni mutoya ntawe ari kumva ngo akingure niki. Barampamagaye ndagenda njyayo, ariko nsanga umwana yarize icyuya cyamurenze, hari n'igihe cy'ubushyuhe. Icyuya cyamurenze pe. Ibyo ngibyo gukingura imodoka ntabwo ari ibintu bigoye, bisaba nyine ko ufite ibikoresho byabugenewe. Kuba bikeneye bajya bumva babikora. Ngiye sinjya ngira igomwa ryo kwanga kwereka umuntu uburyo ashobora kugira, uburyo ashobora kubyikemurira, aho kugira ngo ujye utanga amafaranga hirya no hino. Iyo wabikoze gutyo ndakwishyuza uranyishyura, ariko niyo ubikeneye kubyikorera ndabikwereka ukazajya ubyikorera, ukagura ibikoresho ukazajya ubyikorera. Ubwo nta n'iminota 2 ibintu ntwara. Imodoka naba narafunguye ikantwara igihe kinini cyane, byibuze nk'iminota 4 cyangwa 3. Iyo niyo modoka nzi nakinguye ikangora pe, ariko ibindi byose umunota 1 iminota 2 bihita ifunguka. Hari abantu bajya bibaza, ariko ubundi kugira umuntu abe, kuko udaciye kumaza imyaka itari mike muri Leta Zunze za Amerika, kugira umuntu abe successful hano muri Amerika agomba kuba afite iki? Agomba kubigenza gute? Icyambere ugomba kuba ufite discipline. Shatse kuvuga iki? Discipline y'iki? Discipline mu byo ukora. Urugero niba ndi DJ agira discipline mu kazi nkora, ugatanga ibintu abantu bagusabye. Niba umuntu yagutumiye nk'umu DJ yaguhaye akazi, making sure ko icyo yakwishyuriye ugomba kugikora, byibuze ugataha yanyuzwe. Burya iyo nkoreye umuntu akanyurwa, nanjye nta numva nishimye, nanjye ndanyurwa pe. Ariko nanjye niyo nzi ko hari ukuntu wenda tuvuge bitagenze neza, nanjye ndababara nanjye, kuko mba numva ko byanga byakunda wa muntu ntiyishimye, nanjye birambabaza nubwo aba yanyishyuye, ariko birambabaza.
niba ari ikintu cya mbere gishimisha iyo umaze gucurangira abantu mutashye ukumva abantu bose barishimye ati byagenze neza numva ntashye nishimye. Ibyo bintu uri kuvuga ndabizi, nigeze gushakira abantu visa bari bavuye iwacu hakurya muri East Africa, bagomba kubona visa zo kujya mu Budage, abandi mu Bufaransa. Bwa mbere turabikora, uwa mbere bamuhagarikira ku kibuga cy'indege kandi afite visa. Urabizi ko kubona visa ntabwo bivuze ko uri bwinjire mu gihugu. Ibyo bintu byarambabaje cyane, kuba umuntu wamushaka ibintu byose agahabwa visa ariko nyine bitaguturutseho, bigahagarara ko abandi none bafashe bageze ku kibuga cy'indege bamaze kwinjira mu gihugu, kwa kundi bayinjiye mu gihugu imbere yagezemo. Anambwira bati rwose warakoze cyane, baranshimira, numva nanjye meze neza kabisa, numva ni ibintu byiza cyane. So iyo ukoze akazi kakagenda neza nabo gakuri bakishima, nawe biragushimisha, nawe urishima cyane. Noneho muri iyi minsi urabizi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ikibazo gikomeye cyane cya politike y'abimukira, iri no gutuma kubona ibyangombwa bikomeye cyane. By'umwihariko nk'ubu Perezida Trump yahagaritse ibintu byose bijyanye no gusaba ubuhunzi, asylum applications, ku bihugu 19 byo noneho ni completely, ariko ku bindi bihugu byo birapendeze, ariko bishobora kongera kuza, byo nta kibazo gihari. Urabona mbere abantu baza kuri green card babaga nta kibazo bafite, ariko ubu green card utwaye imodoka ugakora agakosa gato ka feloni cyangwa nakandi, ubwo ni nkaho uba wihaye, uba ugiye mu maso ya IC, bango uba witeje IC. Kwa IC irareba muri database zose zaba za polisi zaba izaki, aho ibonye umuntu ufite akantu ka feloni cyangwa se kari criminal yakoze, ugasanga itangiye kumukora investigation, byumwaremeje kureba. So abantu bafite green card muri Amerika mu by'ukuri mwagakwiye kwitonda, by'umwihariko kuko ubundi nka community zacu ni ahantu zikunda gukorera ibyaha mu modoka. So mutwara imodoka neza, mwihangane rwose, ibintu bya speed no kusiganwa n'amasaha ibintu bishobora gutuma kudeporta. Twara buhoro, ubundi ibintu bizagenda neza, una planning ibintu time management yawe kugira ngo utwarire ku gihe. So ikintu cy'umuntu yavuga ikindi nuko kubijyanye na politics y'imukira, ko natwe turayimukira kameme, nuko nk'ubu Trump ngashaka kurevoka abantu buri imbere mu mateka ya Amerika, iyo wahabwaga nationality byabaga ari burundu, waba uyibonye wakoze wabeshye, waba uyibonye wakoze andi manyanga, ngo byabaga nta kibazo ko nta muntu ukora, ntago leta yemerewe gukora ku mwene gihugu. Ariko Trump yarivasinze iryo tegeko, yarisubije inyuma, arangije ati umuntu wese uzasanga yarabonye ubwenegihugu ku manyanga rwose adutegeka Departement ya Justice y'ubutabera DOJ, bita DOJ, ibumwambure. Birumvikana ko Trump ashaka kuzahura n'ikibazo gikomeye, ikibazo cy'amategeko, kuko hano ntago ari nk'ahandi tuye twumva ngo leta ngo yahagurutse ngo gukuraho ikintu gutyo gusa. Bizagorana hano bizagorana. So umuntu ufite ubwenegihugu nta kibazo, ariko n'abatarabubona ahubwo nicyo gihe ngira ngo bimaze kugaragara ko abantu batarashaka ubwenegihugu nabo bakwiye kuwushyiramo imbaraga bakabushaka, kuko ushaka gukomeza ukarindira ugasanga haje undi perezida umeze nka Trump ubikora cyangwa se uri hejuru ye ahubwo kuba mu. So abantu mufite green card hashize imyaka 5 rwose twababwira inama y'ingenzi, twababwira rwose nimugire vuba, niyo haba itaragira imyaka 5 naje gusanga aba Republican baragoye, aba Democrat nibo nshuti zabimukira mu yandi, aba Democrat ba Biden ba Obama, abari nagenda bakunda bari abantu beza, niko navuga. Kuri politika y'imukira rwose n'abana beza. So abantu mutarabona ubwenegihugu rwose mufite ama green card, nimugerageze mushirimo akabaraga, ibyo nabyo dushobora kubibafasha mu gihe mwakenera ubufasha bujyanye no kuzuza N40, niyo formulaire yo kuzuza ibintu bisabwa ubwenegihugu n'ibindi. Ikindi ku bantu nyine bashaka gusaba ubuhunzi, urabona ikibazo cyo gusaba ubuhunzi kimeze nk'urukiko. Ntago burya hatsinda umuntu kuvuga ukuri, warubizi na hatsinda ibimenyetso ni inkuru uri kubara, inkuru uri kubara ngo umuntu ashobora kuva ahantu runaka, urugero muri Kongo, hariya hari intambara, ni ibintu byumvikana rwose ko hariya kuba ari intambara bagomba guhita
ahubwo se si Niba ko waravuye muri kiriya Congo gihugu uri cya hano. Kongo ntabwo cyo kiri ku rutonde rw'abatemerewe kuza. oya Congo Brazzaville ni iri Oh, ni Congo Ariko Brazzaville. Kinshasa, oya Okay. so igihari ni uko waravuye nko muri Eastern Congo, mu burasirazuba bwa Congo, muri no kwa, Kivu. no kwa so wanyu se Barundi. Sebarundi se hari Sebarundi- intambara nta ntambara ihari. Kwa so wanyu se Barundi nabo ntibemerewe kuza hano. oya sa uriya atandukanye urumva Sebarundi bamukatiye kimwe cya kabiri, ni ukuvuga ngo nibyo bita partial ban. Ni ukuvuga ngo ariko iyo Amerika ivuze ngo partial ban ni nk'aho ari complete ban, baba bari gukina politiki. Mbese nta bemerewe mu Barundi kuza. rwose kuza biragoye, Biragoye. bazaguhe viza biragoye. Ariko nko muri DRC hariya mu burasirazuba nubwo hari intambara, aho kuza birashoboka, wapurayinze viza bisanzwe cyangwa n'uburyo bwose wagera hano. Uramutse ubuze ibyangombwa ntabwo cyaba ari ikibazo cy'uko udafite ground, ahubwo ni uko waba impamvu zawe utazi kuzibara, utazivuze neza. utazivuze neza. Kandi ni impamvu zumvikana, nubwo zumvikana bwose uzivuze nabi, mu gihe wifuza rero ko hari abantu bagufasha gusesengura no kunonosora inkuru yawe mbere y'uko uyohereza. Kuko iyo uyohereza nta kintu umuntu yayikoraho, ariko mbere y'uko uyohereza ugashaka ko hari icyo umuntu yagufasha kuri kesi yawe, kuyinonosora. Urumva umuntu areba ibyo uri kuvuga, akareba niba bifite substance, bifite bifatika, kuko hari se babyita gute, amategeko y'impunzi ku isi ayoborwa na dokima imwe y'igihumbi yashyizweho umukono i Geneve mu 1951, babyita Geneva Convention 1951. Ifite article 5 zitanga ubuhunzi. Izo article ubuhunzi bushaka gushingira kuri politiki, ubuhunze politiki mbi, ubuhunze intambara, uhunze ubwoko nibi tuba tuvuga nyine, uhunze groupe runaka, uri umunyamakuru, uri umugay, uri lesbienne, ibyo birumvikana. Uhunze nationalite yawe, igihugu kitemera nationalite yawe gihora kibarwanya nka kuri yabyino muri Eastern Congo. Rero ibanga riri hahandi, iyo ubaze inkuru yawe case officer muri USCIS akabura hakarifiya inkuru yawe muri zo 5 birangiye negative. Niyo wajya kuyiburana mu rukiko ni hahandi kiretse bisabye ko uzari ibimenyetso bishya. Ariko ku muntu ubizi neza, making sure ko story ye iri kugwa muri kimwe nk'icyo, rimwe na rimwe akabishakira impamvu isobanura impamvu rishingiye mu nkuru ye. Atari buriya abantu bagiye batinda ku bimenyetso ntabwo ari ngombwa iyo bari inkuru yawe, kubera ko impunzi y'ihunga burya kujya gufatanga ibitabo ngo dokima, ibyo ntabwo birebaho. Ushaka kuvuga ati narahagurutse urusaso rwarakubise ndirukahaguruka dokima nari kwikura kandi ni ibintu byumvikana. Icyo gihe ni USCIS ibikwiye kuza no kugira uwo mutwaro wo kuzana ibimenyetso bigushinja kandi ntabyo yabona, birumvikana. So mu yandi magambo, ku bintu bijyanye n'ayimukira nimugire ibibazo. Birumvikana kwa ICE iri kudeporta abantu mu gihe, ariko ntibagiye no kukubwira, hari umuntu nabonye ufite amazina y'ikinyarwanda rwose w'umukongomani ufungiye hano hakurya muri Michigan muri detention ya ICE hano ruguru igana kuri Lake Michigan. Hari centre kuri gereza hano hirya, apana hano muri Grand Rapids, ruguru kuri Lake Michigan, ruguru ugana nka Headwater za East Grand Rapids. Hari detention center ya ICE. So narabibonye, sinzi ntabwo nakurikiranye ngo ndebe, mfite ukuntu nakira notifications. Hari abantu b'iwacu benshi bari mu magereza, barahari benshi. Za ICE cyangwa gereza zisanzwe? Gereza zisanzwe nta kibazo. Ikibazo no mu makuru mfite harimo, ariko nta makuru mfite ntahagazeho 100%, ariko maze kumva n'abantu benshi ko harimo abantu b'iwacu bagiye gusubizwa muri Afurika, b'abana atari n'abantu bakuru bataruzuza n'imyaka 20, barazira iki? Muri 10 ibyaha by'urugomo, kwiba amamodoka y'abandi, kurwana, ibintu nk'ibyo, bagahora muri gereza gutyo. Definitely niba uri muri community ukaba uzi ko hari ibyaha wakurikiranyweho ukanabishinjwa ukabyemezwa, nibyo niho twatangiriye mvuga. Ubwo uri muri lens, uri mu maso, uri muri jimeri za ICE, kuko nicyo cyambere reberaho. Abantu bavuga ngo bareba kuri crimes zakozwe
illegal immigrant bakoze ibyaha bafite database zose bara screening bagahita bakubona izina ryawe, so ni ngombwa ko ushaka umwavoka niba uzi ko ibintu byabaye, niba ufite contact n'umwavoka hafi aho. Ikindi bagina baravuga ati iyo ufashwe niyo IC gufashe ugomba kwirinda kuvuga rwose, kavuga ati first amendment inyemerera ku keeping a silence, hanyuma nkababwira ngo ngomba kuvuga uko avoka wanjye abonetse. Icyo gihe wawenda gutanga amakuru ashobora nyine bashobora kwifashisha bakudeporata ako kanya. So ibyo IC ama ONG hano muri Amerika urumva nyine bagomba gushakira uwo mwavoka cyangwa se ukamushaka, ariko bagomba kuba bakubitse tu nta kibazo, kukubika byo nta udafungwa, bashobora gufatira imodoka bakagufunga. Ibyo ntabwo ari ikibazo, ni ukukuriza indege ugahita ugenda bakagusubiza. So kubuzi nuko wakwitwara nuvuga ibintu byose byahita bigushyira mu kibazo ako kanya, ni byiza cyane, nayo mpamvu tuba tubivuze. Reka rero dusoze podcast yacu yabaye na ndende, ariko tunabwira ko abantu ko tuzajya duhostinga abantu batandukanye hano kuri podcast, tuganira kuri topics zitandukanye. Niba uri rwiyemezamirimo muri Amerika, muri community zacu, aho waba uri hose, haba Arizona, haba California, haba Rhode Island, haba New Mexico, Epfio, haba Indiana, Ohio, Pennsylvania, no mu Rwanda, Washington, Seattle, no mu Rwanda, ushaka ko hari service ushaka kugeza ku banyarwanda babina, ariko urabizi ko ibintu bya YouTube nyine n'ubundi abantu bari nahari ubahemba abantu bari mu Rwanda. Hari n'abantu bacuruza ibintu bari mu Rwanda bakabicuruza inaha, birashoboka cyane. Nabo hari icyo bashaka kugira kumenyekanisha wenda ko hari ibyo bacuruza, baducaho twabafasha nta kibazo, tukabasakariza ibikorwa byabo. Tukabasakariza ibikorwa byabo, bitari ukwamamaza gusa, ahubwo no kuguha platform tukaganira. Hari channel nyinshi umuntu yacishamo kugira ikiganiro kibeho, utiriwe uza muri Amerika ngo hicare tuganire. So reka tubashimire rero, dushimira abadukurikiye, tunababwira ngo abantu baba bifuza bafite visa bashaka, hari abantu bari banga ubu nta visa ziri gutangwa, zari rwose hari n'abantu zibaraye baje muri Amerika. So niba ushaka visa uri muri East Africa ukaba wifuza ibyo wamenya byinshi, buriya bihugu bitagora buriya gutanga visa na Amerika, ahubwo nuko abantu batabizi. Ikintu kigorora kizi interview abantu basanzwe bazwi ko ari ukugenda ukadepoza dossier nko ku Giburayiho, no kudepoza dossier barangiza bagwamagara twaye kwibi. Amerika yo ntabwo wabazana, niyo wabazanira bank statement iriho miliyari y'amanyarwanda ariko ukaza kuri interview ntabwo ibintu babyitaho, barakubaza ugiye gukora iki defanda. Watsindwa ku defanda ukabura tsinze. Kimwe mu bintu bizwi nuko iyo ugiye gusura ibyo wakwita abantu mudafitanye isano iri direct, iyo visa kugira bazayiguhe biragoranye. Visa bakunda gutanga Amerika ni visa zitwa corporate visa. Ugiye mu mahugurwa n'ikigo runaka, si umuntu wagutubiye n'ikigo, conference, kwiga, aho barazitanga cyane, dore ko abantu nyine baba banasobanukiwe kenshi kudefanda ibintu bya visa bari ibintu byoroshye. Ufite rero umuntu uri kwitegura kujya gusaba visa, ugashaka ko tumukoresha training yo kugira bimenya hakiri kare, uzatwandikire kuri nimero ushobora kubona muri description ya podcast hasi cyangwa muri comment. Sibyo kugira ngo twasoza wasezera badukurikiye. Murakoze cyane, kandi wakoze cyane cyo kuntumira.